Pi Network impinduka ku isi hose. Pi Network ni cryptocurrency igiye guhindura isi ndetse n'abayituye. Nk'uko tumenyereye rero ko Pi Network ari ifaranga koranabuhanga ricukurwa ukoresheje amatelefoni ya smartphone ndetse na mudasobwa zitandukanye. Ikaba imaze imyaka 6 imayiningwa. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ngo Pi Network igiye guhindura isi, aho mu minsi 8 isigaye iza kuba yagiye ku isoko, yatangiye gukoreshwa n'abantu benshi cyane batandukanye ku isi hose. Ibi rero bikaba bigiye gutuma abantu benshi cyane bamenye Pi Network bahinduka mu mitekerereze, mu mikorere ndetse no ku isi hose muri rusange. Pi Network rero ni amateka meza, aho ari ifaranga rigiye gukora nk'andi mafaranga yose, aho uzajya ufata Pi yawe ukajyana ku isoko ukagura ibyo ushaka, ukajya kwa muganga ukivuza ndetse n'izindi serivisi zitandukanye uzajya uzikoresha ukoresheje Pi. Muri iyi minsi rero dufite update itubwira yuko ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 ku isaha ya saa 4 umupyona wese azaba yatangiye gufata Pi yiwe ayivunjisha mu mafaranga asanzwe. Ibi rero bikaba ari byiza cyane, ni amakuru meza cyane ku bantu benshi cyane bari bamaze iminsi bategereje Pi ko ijya ku isoko. Muri iyi minsi rero abantu benshi cyane baribaza ngo se koko Pi izaba ihagaze ite, izaba ikora ite, bizaba bimeze gute? Dufite update itubwira yuko nubwo dutangarijwe itariki ya Open Mainnet, ntibivuze yuko abapyona mugenda mukicara, ahubwo hari izindi update nyinshi cyane, zigiye kuza zibereka buryo ki muzajya mukoresha Pi, ko muzazibikuza ndetse n'izindi zitandukanye. Murabizi yuko aka kanya n'igiciro ntabwo kirajya ku isoko. Igiciro cya Pi ntabwo kiramenyekana. Aha kanya rero nk'umupyona ukwiriye gukurikira update zose zigiye kugenda zigaragara, zigiye kugenda ziza kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya uko nawe azabikora kuri icyo gihe cya Open Mainnet. Pioneers murararitswe, mugerageze uko mushoboye, mukore ibishoboka byose, ejo bundi kuri 20 namwe muzabe muhagaze kigabo. Amakuru ya Pi Network rero, Pi Network ni ifaranga rimeze gute? Ese rizaba rikora nk'andi mafaranga? Twakomeje rero duhabwa inyigisho zitandukanye za Pi, aho batubwiye yuko Pi nimara kugera ku isoko, nimara gufungurwa ku mugaragaro, isoko rusange rimaze gufungurwa, Pi uzajya uyikoresha nk'ifaranga risanzwe. Uzajya urifata urijyane ku isoko, uhahe, ugure umwenda, ukora ibintu byose. Ariko dore impungenge zigiye kuboneka muri iyi minsi ni izi ngizi. Nubwo Pi igiye ku isoko, hari benshi cyane batazamenya ukuntu bazayikoresha. Hari benshi cyane batazamenya ukuntu bazajya babikuza Pi, batangire bayikoreshe babika banabikura cyangwa bagura banagurisha. Izi rero nazo zizaba ari impungenge ku bapyona, aho uzasanga ku itariki 20 ibintu byakomeye, ugasanga nk'umuntu yamayininze Pi yiwe ariko agiye kumara undi mwaka ataramenya buryo ki yabikuza Pi. Dore yuko Open Network niyo nta nubwo Pi izatangira kuba listed ku ma exchange.
bishobora yuko exchange zizaza nyuma ariko open mainnet yabaye. Aha rero ndagira ngo bapyona mukomeze mukurikire, mushaka amakuru atandukanye, mugerageze uko mushoboye kugira ngo mwese kuri open mainnet muzabe muhari kandi mwese muzabikuze. Aha rero ni nk'amakuru nzanye kugira ngo umupyona wese abashe kongera kwibuka. Hari abantu bagiye gufatwa na open mainnet batangire babara iminsi ariko batarimo bibaza ngo ese open mainnet niba aya mafaranga tuzayabona gute. Ibi nabyo mumenye ko ari ikibazo kandi gikomeye mukwiriye kugira gute, mukwiriye gukemura mbere yuko open mainnet iba. Ariko rero ibyo ntabwo ari impungenge. Buriya open mainnet niba mu by'ukuri ntago wabura amafaranga kandi uyafite. Uzatega ujye Kigali, uzatega ujye hehe, ndetse no hanze wahajya uzi neza yuko ubitse miliyari kuri account yawe. Icyo dusabwa cya mbere ni ukugira ngo nawe open mainnet izabe mu by'ukuri wujuje ibyangombwa, nawe amafaranga azabe ari kuri available balance yawe. Tuze cyane rero aya makuru turakomereza kuri wallet yacu. Buriya bapyonazi, ni byiza open mainnet irabaye, ariko buriya gerageza ucunge kuri wallet yawe. Ese wallet yawe passphrase 24 urazibitse? Ese aho ntushobora gusanga imibare yawe hariyo wibagiwemo? Ese ubwo nta muntu waba warazeretse? Aho ngaho be clear, witonde kuko ibintu byakomeye. Murambabwira ngo ibintu byakomeye. Abantu mu magurupe atandukanye mujya mubona abantu benshi cyane baza bavuga ngo jewe payi zanjye bazitwaye. Yemwe nejo hari uwampamagaye anyibwira ngo jewe nagiye kuri available balance banyereka transaction ya payi 2 bakuyeho. Namubaza ngo ese waba wagurishije? Ese waba hari uwahayeho? Ariko akampakanira. Mu by'ukuri rero itonde, ukurikire neza, passphrase zawe uzibika ahantu hitonze, hatuje, nawe ubwawe udashobora kugira cyangwa ngo habe hagira ikiza ngo gitware izo passphrase, kuko aka kanya nicyo kintu tugiye kudiringa nacyo, tugiye kudiringa na passphrase cyane. My friend, bapyonazi, waba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, aho uherereye hose, passphrase uzazikenera. Wajya muri Amerika, wajya hehe, passphrase uzazikenera kuko ntuzigera ubikuza payi yawe udafite passphrase. Aha rero nk'uko twakomeje tubivuga tubyiga inshuro nyinshi, kugira ngo open mainnet izagere buri wese arakemuye ibibazo. Ndongera mbisubiremo, passphrase ni ingenzi nubwo open mainnet yes. Sinarangiza rero nashimiye abapyonazi bakurikira P-Mining TV, kuko igihe cyose wakurikiye P-Mining TV ntabwo uzigera ugwa mu kaga cyangwa ngo ugire icyo uhomba mu gihe cya open mainnet. Ndabashimiye, bayi, duhure muri video ikurikiyeho tureba ngo se izihe update zikurikiye. Bye bye.